mbere y'ibindi byose ubundi ibindi byose biraza nyuma ayo mafaranga ndayakeneye twavuganye yuko tuzajya gupimisha afite uhita uyampereza habwira n'imitwe waratangiye kuzana yahurute shari ni wagiye gupimisha kanome ko yagiye gupimisha kavuye nijoro bya nkora iki fata umwana kugushaka tora umwana sise bamwemeye kandi nonose uwawera ni kumutwara kene mutoyi sibyo yaba mukuru se bwura mwemerewe oya suko mutane ko mugomba afite imyaka 7 se wamumariye iki muri iyo myaka 7 amumariye je nazitanze namutwara noneho ro ntazo uratanga ntago umwemereye ntago bashaka ngurega ntago mushaka ko ntago yemere kumujyana ngiye ubwanje ntago umushaka se ubwo ninde umuguhaye nge se ndamuguhaye kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kiza TV show bisanzwe ndabasushika mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nsuhuze by'umwihariko bakoze subscribe ndetse ugakora share ndetse na comment uyu munsi nta magambo menshi ndi buvuge uyu munsi hari amakuru mashyashya narababwiye ubushize ngo nzongera gutunga kamera uyu mugabo ari uko hari ikintu cyakoretse ari uko hari ikimana yakoze uyu munsi rero amakuru nayahe Samantha guhaye ikaze kwanza yasetse urakoze cyane kuma ikaze ndabasuje cyane abakunzi ba Kiza TV show turakwakiriye neza cyane kandi nukuri nishimiye kongera kugaruka none murabona ko ndimo ndaseka ubwo nizere ko ibintu byanoze ibintu bimeze neza ntabwo narakaye nta kibazo ke nta kibazo wasanga ari ibimwaro ntiwamenya uramamagaye ubone ko burije kuri saa moya zigiye kugera z'ijoro chape Samantha amagara ambwira ati bimeze gutya na gutya nshira muri make arambwira ati ngwino tutaragera mu rugo ntarataha umva aya makuru ntago nari kuyihererana rwose sinkubeshye rero ndemera byo ndaza murabona ko bwije nukuri ikintu kitumye noneho tuganira murumva ko twese dufite umunezero uko hari ikintu gishyashya Samantha ndetse n'umugabo we noneho sindinya kubivuga n'umugabo we babyaranye ntago bikiri kuvugwa Samantha n'umugabo we bemeye ko tuganira kugira ngo uyu munsi bashe kutubwira inkuru nziza yabonetse yatashye kwa Samantha n'umugabo birashyushye nge naba mvuga iki nge ntacyo reka bivumbabariye ndumva nashyushye shari hagiye nuko jomana babawe okay nanjye ntacyo navuga mu magambo makeya nuko ariko kuki uruvuga amagambo make ubu ngo afite isoni niyo mpamvu buri munsi tugiye kuganira ngo amagambo makeya ega kuri abagabo bose abagabo bose bagira amagambo menshi abizi nawe sinzi ko hano wemeye ko ari umugabo ngayo nguko umugabo shahahiye cyakora umugabo n'abantu nta kintu muri kumva umugabo Imana ishimwe ubwo wabaye umugabo icyo rashaka kuba mbere byose kugira ngo ibindi byose wenda mpere ku murongo ndasaba imbabazi abantu bose bankurikiye ku kibazo cy'umwana ntemeraga ubwo bibaye ngombwa ko nemera ko umwana ari uwanjye bavuye gupimisha DNA bambwiye ko umwana ari uwanjye nene nabyemera umwana we namwemera n'ubu umva ubu gutya topu nabwo ndagera no mu rugo nibwo tukivayo nibwo tukiva Kacyiru misema amagara kaza ndambwa ntumva inkuru ishyushye mbabarira reba iri joro nawe mise mubwira ntago nanya nakunyuzeho kuko aya makuru nyararanye mbenya naturi ku mutima mwana basanze ari uwanjye ariko mana umva reka nkubwire nge nta byinshi navuga n'amagambo menshi yo kwivuga uyu ubwe nagira ibyo yivugira nge nta kintu navuga kirashiri rwose urumva habaje gushidikanya ariko ibimenyetso birabaye biragaragaye urumva nta kintu narenzaho ikindi cyo navuga byinshi ku bantu navuze ngo twagusembazi mama w'umwana inde ndebera rwose mama w'umwana imbabazi inki ubu noneho ubaye papa w'umwana noneho ubaye dozi sabe bariya oya nazi sabe bariya jewe jambo karamaze reka nkubwire do bariya nabari basaba imbabazi baranabasaba imbabazi mbaye n'umusazi Kacyiru abantu baravuga ati uriya mugore n'umusazi bamwe baramfata ntimundeke ngende muzima mfite ibintu binsajije baransohotse mvuga ntimva keza minda nshashana nimero muhamagara oya nipe oka twese nagarova umwana okay bana mutwita nigeza buwe twese umwana ubu nibwo abayuye bana batandukanye umwana wese hari umuryango cyangwa umugabo ariko hari icyo bita umwana nyamwana mu mutima mu babyeyi mu maraso yawe sibyo nkuko umwana aje kuzaye mu rugo gusura kamwe ibyo kurya bite no kugira sante maze kumugaburira ko ari umwana nyine ashonje
ariko umwana abye mu nda ya cyoko umva nari navuze ko nzamubazanira mwe mukandebera uburyo azaba ameze yo waba nta n'isoni bagira ndebera we umwana ni uwanjye papa kana cyakora ni papa Riyamu ni papa Hirwa umva mana we ntabwo nzongera kuvuga cyakora mana ndagushimiye umva njye nshimiye abantu bose umuntu wese uzi ko yagize uruhare mu kugira ngo mbe napimishije no ADN Imana yo mwijuru imuha umugisha mwaturiyeho umugisha mu kugira kino gikorwa kibe kigeze finally umva Imana imuha umugisha pe ntago nawe umwana w'ingayi ngo ngende ntashimiye Samantha rero ndagira ngo dukomeze akavura kare katunyagiye turimuka mu twihanganira hanyuma warukiri kutubwira nyine Samantha yavuze ngo ntagavuga ngo urabyivugira oya uzi impamvu se ashobora ngiye kuba ndi guseka ntago ari we ndi guseka ntago ndi gusekeruye njye ndimo ndasekera abafana abantu bose bagize uruhare kuko warababaye abantu bagize uruhare mu kumfasha nanjye ubwanye n'umwana wanjye naho uyu nguyu ntago muri kano kanya ndi kumusekera pe buri umuntu uzemera umwana ariko wagiye gushora amafaranga angana kuriya uwo muntu uzamenye yuko n'ikindi gihe munabanye na n'igitekerezo kizima yago shani yibohore pe ngewe nta kibazo mfite ariko abashu ndashaka yuko ujya gupimisha amafaranga wayiba wayakoreye n'ibindeba ibimenyetso bikaba bije byerekana ko umwana urumva umeze ute oya nta kuvuga ngo n'uwo ameze gute wenda nk'urugero n'uwo wenda afite isoni cyangwa amasore menshi ariko amasoni abantu ariko ndebera ni umuntu kandi nta muntu wese yababarirwa ndi gusaba imbazi abafana banjye banyumvishe mvuga ngo umwana nagaro wanjye ndabasaba imbazi na umwana wenda yanze kumbabarira wenda zambara simbizi tumva na muri make mama w'umwana ndebera rwose ni mama w'umwana wawe urabyemera noneho ndabyemera ko ibimenyetso byagaragaye icyaha cyampamye twicaye nta nkoni zihari ngo muncire igitira oya se bireka ngo ugiye gutoneshwa Samantha nawe ujya wishimira unyurwa ariko kego ugiye kugira gute ahubwo mpereza hano ayo mafaranga wavugiye aha ngaha ko amafaranga nzapimisha umwana uzayansubiza gira vuba vuba ugiye gututeza ingaru none ayo mafaranga abwiwe n'iki ko ntayagujije wenda abwiwe n'iki wenda ko ntayagujije nayame kuba narayemeye ko nzaguha tuvuze ngo nzakomera n'ubundi nzaguha nza kandi warambwiye ngo urafite tuzava gupimisha iya n'ubu sai ngavuga ngo ujye kuri banki amafaranga kuri none hari kuri banki kuri banki n'urugero ariko we ndebera we ni saa 12 n'igice saa 1 z'umugoroba none ubu muri joro ntabwo wajya kuzana ayo mafaranga wagombye kuba wayazanye mbere yuko tugenda kurayo kurese mu magayisanga yewe mu magayisanga mu masaka muri n'igice saa 1 Sama ufite urupapuro mwandikiranye ego ko jewe twarandikiranye uriho n'abagabo bavuga yuko agomba kubigira nabyemeye kandi musemba nese kutayama wikivugisha ibyo kuri banki kutayama kandi uruzi ko ugomba kuyama ntagomba kuyaguha cisha bugufi ibintu byose biri kuba gake Imana birimo ubu rero reka nkubwire ubu none hagomba kwita kuri uno mwana kwitegeka atabikoze ngomba guhita njya kumureka ko ngo mfite ibimenyetso byuzuye nta kintu kimwe yazambwiye ntabwo wari ndujya kureka ubu noneho rero umva mbese agomba kubikora nk'ikingano noneho bizenda kujya kurega ya inama mvuga iyo umuntu yumeye umwana shingiro z'umuntu zijya mu biganza byawe karisima shingiro z'umwenda zizireka dare we arazimenye noneho ngayo nguko arazimenya yegena n'abagabo kinyana ngayo nguko yegena n'abagabo bagenzi tufite muganiriye we navuga ngo tuganiriye sebe waretse gusa kuza utega amahane tuza tuganire nkuko uvuga ngo wa mugani Samantha no kuvuga ngo konti ibintu bimeze warababaye kenshi my friends bega kuzengera byose ariko igihe kirageze ngo isaha usubizwe nge numva wakabaye wishimye rero nshimishwa n'iki nuko nyiri kero no mugabo yangaraguje ubusagiye kumindishyi yakababaro yo kuva natwita kugera umwana afite amezi 10 agiye kunyishira ibyo namutanzeho byose murera ngiye nyine nabyo yabona ayo mafaranga rero 200 ngiye natanze ndabikeneye kuko ntagazi niba narabigujije cyangwa narabihawe agomba kuyamparira uko izo nyandiko zirahari uzayama ryarize nyine oya ke nayame twavuye ko tuzakagupimisha ahita yama shana kuri banki nakubeshya naga ari kuri banki ariko yanyima ahubwo kubera ko nanze kumuhimba bazi buranekereza ko ari impamvu ari kuyanyima
kuvuga ngo Ariko ikintu rwose. gihari mureke mbabwire iyo ikintu kireka iyo biba Se mu ni ibanga wenda ari kubyere kuba ikibazo ibintu nta banga ribirimo byabereye hano bigomba gusorezwa hano arayampaye yayaguhaye amenya ngo ndayakiriye ntiwayabonye noneho nawe tuzamo rero nawe wigurane nayame nyine ntabwo narese hari ikibazo nayame nawe tubabarira nese kare kujya mubwire ngo ntayame yakwege kazaguhesha ejo si wayamuharara iyo mverope si imiki ubwo ntiwasanga ariyo yaranzanira wasanga ariyo amafaranga arimo akaba nayinzana umwana ariko ibibera ahangaha ubundi ibintu bibera ahangana n'ahandi ndabibona utuntu yaranzaniye iki nayinzana umwana ariko ubu nibwo wibutse kuba wamuzanira ibintu se ubu yawurute bwa 300 ndebera we yawurute za 300 ubu ikintu gihe ubonye ubwo aribyo nije kunkangisha ibyo ni byo kunkangisha kugira ngo mbe ko ndahita nguha imbabazi ariko se si ibyo kunywa si iby'umwana izo nanjye nazi yawurute za turuwasa izi bambwiye zinywa umwana ungana guki ku myaka ye nizo agomba ubwo rero nyine wabonye ibyo uza kunshukisha ngo ninzana zino yawurute arahita yumva ko ibintu biri mu murongo njye ntabwo ari umwana batwara gutyo njyewe reka nkubwire ke abantu baze muri comment bandike umwana wiyanga wiyigaya ni impano y'umwana njye ntabwo 600 yo ntabwo ndi buyabure kuzimugura rwose ebyiri azigusubirane nawe azitahana zinywe ntaze kunyerutswa ngo abantu ngo bagire ngo turi mu rukundo ngo ibiki oya nazigumane njye ntabwo nabura 600 yo kumugurira hereza umwana yo gatimwe wahaye umwana akanywa ndamugurira iza nidutaha wanze ko umwana w'impano do aranayishaka umva reka nkubwire ko hari ikintu utazi ngewe hano muri comment abafana baze bandike barabona namugabo akwiriye ko mubabarira atari yabanza ngo yumva amezi 9 hafi 10 nambanza amereza ayo mafaranga mbere y'ibindi byose ubundi ibindi byose biraza nyuma ayo mafaranga ndayakeneye twavuganye yuko tuzajya gupimisha hafi tuyampereza habwira ni imitwe waratangiye kuzana yawurute shari ni wagiye gupimisha kanome ko yagiye gupimisha kavuye nijoro bya nkora iki fata umwana kugushaka tora umwana sise bamwemeye kandi noneho suwara reka ngubwire ke imbabazi azisabe bariye baza no muri comment bangira inama ubaka kanya ibikomere no mugabo yanteye kuba yemeye umwana kubera ko ntanzi 400 ari kumva izina yawurute azanye izo zahita zinkira muri mudu yo gufiringa yuko nge nawe twahanye imbabazi umwana wanjye yawurute zasisa ndazimugura pe izo yawurute nawe zicyura zimwe yumva tuje nagazo zatuma nguha imbabazi ni turuwasigura ndabizi ko nsatwe nzimugurira umwana amwiza yawurute zangahe ubundi umwana amwiza yawurute zangahe ni igihumbi bayimugurira biterwa n'ubushobozi ayijyana hese ubu nibwo yibutse ko umwana akeneye yawurute ke hejuru y'umufungo amaze kure kuri 400 nakagiye ngakoramo business nkicara ngakora nk'umugore witunze uyu nguyu arayagusubiza cyokora iranyandiko yanditse hagasinya n'abagabo bagasinya iriya yagomba kuyama my friend agomba kuyama umva ke banza wumva impamvu ngizamo ikibazo yarambwiye ngo tuzajya gupimisha umwana yitwaje ngo dusanga umwana ari wahita ampereza kuko hari n'abagabo basinye kuki se yaje yasize kuri banke kandi yarazaho tugiye reka nsubire ngo kuyasiga nuko natekereza ijoro amasa tuvireyo tuve saa 10 n'igice vuga ibyo wumva unyifuzaho byose ubibwire n'abari abafana ntacyo mwifuzamo reka mwemeye sibyo ahubwo mukanya urambwira ko ushaka no kumutahana ukamwiga umwana natwikereba umwana natwise kuva ku kwezi kwa mbere nimenya buri kimwe kugeza mbye mwana akabagiye kuzuza umwaka ngerabona ndi ikigoryi cyo kwishishura umwana ngo ndamumuha nushaka umushake nawe naguha cyo kuzana amayawurute na yawurute za dushaka uzicyure uzicyure gusa ikintu nagira ngo mbwire abafana mana we nagira ngo mbashimire mbereke n'ukuri ku mugaragaro kuko hano niho byagiye binyura nagira ngo mbereke yuko finally nyine igisubizo cya byose kibonetse ndashimira abantu bansengeye abantu bambaye hafi abantu bose bagize icyo bakora buri wese umva ndabashimiye kandi n'ukuri umva mbonye ikintu gikomeye ikindi kintu je numvaga yuko nyuma yo kwemera umwana ibintu byose bikajya ku murongo uri buze guhita mu bana guhita mutahana mu ke wamburuka kunsetsa koko ngo ngira nte umuntu wemeye umwana kubera ko watanze 400 wowe wajya kubana nawe yagusubiza hari ubwo ari ideni niyo yayansubiza noneho full stop noneho niyo yayansubiza ariko yarabanje kundushya amezi 10 ushyiraho nandi natwise ubwo ni hafi umwaka urenga
yarabanje kundushya gutya njye ntabwo nahita mbana nawe baranabimbwiye muri komite bambwira ati wowe uriya mugabo ni mubana uraza kwicara no mu nzu nimuze mungire inama murabona uno mugabo ngiye nkwiriye kuba nahita mbana nawe direct n'ibikomere muzi yanteye nubwo muri kumubona asekera ku munsi w'iryinyo ahubwo ikibazo numva muri kuvuga ndabera yabyanze yitwa mugabo mukeneye njya akanya yamenye gushikumenyesha inshingano z'umwana tuzubane nawe nese genda kuye kumbikeneye nese kumvuga ngo bafana banjye nimumbwire ngo mbane nawe kukigushiramo se ntago ngiye nabana nawe kuko nge inama bamaze kuzima barambwira turiya mugabo ni mubana ari uko wapimishije umwana ugasanga ari uwe utazakora ikosa kuri yazana kura mu nzura n'igikoko nje rero ntabwo rwose ufite umva yesu we cyo ko uzaze wisize amarangi inaye gusa umuntu wemera umwana kuko batanze amafaranga angana kuriya ngo azayansubiza ariko burya ariyo utanayanshubije n'imyenda n'inkweto nzabigukuramo ke n'imyenda n'inkweto nabimukuramo ari amafaranga atari amahera yasinye agashyiraho n'abagabo bakayandika uyu nguyu uzi ukuntu akunda ibintu birebire azakubwira ko azitaba cyokora imana nasenze indinze gukorwa n'isoni umva kuri kugiye hagaragara kuri gutsinza ikinyoma twicara ngo nibashyiremo metero tugira gute umwana murira akanga gukebuka se noneho kutamureba ra bebe ngayo nguko dore papa wawe nakubajije none se ngo umwana bano ko musa bikaba bigaragara ngo ntabyo mbona iyo foto bayimfotorere batubwire nge bajya bambwira ko aribo basa abantu mudukurikiye muturebere uyu mugabo yanze umwana kuko we atigeze amubyara afite undi se kadashaka no kumura adashaka ko namuciye inyuma ngo nagiye mu bandi bagabo turebere muri comment muze kwandika mutubwire basa hano se ngiye ku bwanjye uko mbona basa amaso no gusa amaso nagari wabonye musa hedisi we ya nabonye inzobe gusa afite inzobe no duhuriyeho naho ubundi ni musa kubona mama ari igikara nta kandi kantu kaba afite cyakora umutwe wo nuwasamana nta kandi ndi kubona ngewe ko bana we shari warokosha mana abantu mwe mutubwire uyu mwana asana papa we hehe ese kuko murabana ari uwe nkuko yavuga ngo suwe none yamwemeye mutubwire turebere mutubwire namwe amaso yanyu bareba tubwire ukuntu muri kubibona nyuma yo kwemera umwana rero inshingano ugiye gukora n'izihe nk'umuntu wemeye umwana mu nshingano ushinzwe ku mwana nyine uzi ugomba gukurikiza n'izihe wowe ugiye gukora guhera uyu munsi turi ku itariki 19 kuwa kane ejo ni kuwa gatanu n'izihe nshingano guhera uyu munsi wemeye uzajya ukorera inshingano twenda zavugana na mama w'umwana ambwira ibyo akeneye byubahirize ibyo ngo mvuge nose mvuge ibyo akeneye ko yavuze ko yaganiriye n'abagabo bagenzi be yavuze ko bamubwiye uburyo bita ku bana ari kumbaza iki kwa n'abagabo bagenzi banjye cyo mwati bana gushe mituweli nkayishura n'urugero sibyo ubundi cyane cyane bari mituweli ya mbere ubundi bibanze hanyuma kabiri nibagiye nkamenya ngo ndagura imbuto reka hahiye numva n'imbuto ariko Yesu we uri gitangaza tuguhaye cyubahiro nta kindi niba mwana mata wenda ukagiyagura ni ugura intuze ngagura kuri litiro nta kibazo Samantha ndi kubona ari nk'inzozi cyane ibyo avuze rero bikora nzaza mbibabwire oya reka nkubwire ariko kereka nkubwire iteka iyo umuntu akumenyereje ibintu icyo gihe uhora nyine wumva ko ibyo bintu ari byo ugomba kuzajya uhora ubona yamenyereje yuko nta kintu kimuvaho ubwo mpora mbona ko nta kintu kimuvaho n'ibyo ngibyo arimo avuga sinzi ko azabikora pe gusa nabikora nzaza shima Imana ubwo nawe mvuga nti ndabona none ibintu bimeze neza ngewe mba ngira ngo ibintu bibere ku mugaragaro nihagira ikibura tuzabimenya we tubwire mu bintu bireba umwana wifuza kandi numvishe yabivuze ni imbuto n'iki kindi bagomba kwita ku mwana we nta kindi uyu mwana sarya ibiryo ararya arananywa byose nibyo ngibyo nyine nawe arabyumva ubundi amva ubwo ni ugutanga amafaranga ku kwezi kunuze mu buyobozi iyo utemera umwana bagutegeka amafaranga utanga mu kwezi iyo nyine wanze kubana na nyina w'umwana bagutegeka amafaranga utanga mu kwezi bagendeye ku kazi ukora ndavuga ati niba uri umunyerondo urugero uragutanga 15,000 ku kwezi byo kugira ngo
cyite ku mwana ariko Suri ubwo kujya ntabwo he? haba harimo inzu urumva sama kwita ku mwana ubwo ntabwo harimo inzu irimo oya ntacyo nawe ajya mwitaho ubwo n'umwana gusa turagira ngo hatazazamo ibindi inyuma ngo none se ngo inzu ngo kutayishyura ngo umuriro ngo ibe yishyura oya we yite ku mwana we nta bindi nta kibazo none se ko arizo nshingano z'umwana oya ibyo nakujyana neza nta kibazo pe undi se byaramunaniye uretse ko yari yarigize nabi erega nise ku mwana witabukuriye utagiye kuvangura ngo ndatanga igihombo oya kuriya ni umwana mwe amataranye nawe yamwe nese ajya gwa umwana kumva ko Are. atahiye No, ariko uzajya ugura litiro ese wagura kanusu kugira ngo kwishyura kuri dayari bakishyura amata y'ukwezi y'umwana nta kindi tayari wowe ujya kujya mwishyura ako ndebera umufungo kujya mwishyura wowe uri aho ngaho ubundi kera wari umuntu muzima ubundi sinzi abazimu baje kukurira wari waragiye kera nerera ivi ikintu cyose natsemaga yahitaga azana ariko nyuma sinzi abadayimoni baje kumufata mwishyushyu we mu gitondo we n'umwana wawe ukuntu ibintu byahinduye isura imbuto hafi aho ngaho reka mbitegereze ariko mbere na mbere amafaranga yahariye y'ideni azabanza ashaka ivurwe kugira ngo n'ibindi byose twizere yuko bizagenda neza sibyo byiza nta kibazo nta kibazo rero bantu niba hari abamunenga cyangwa abamushimiye mugabo ujye muri comment twabizi ibyo sama ubizi uri hanze cyane bise uguhamagara tukubwira tuti madamu wawe nako Samantha ari hanze ukuntu wavuze sha byari hatari byose bigiye ahagaragara nakubwiye n'iby'Imana biratinda ariko ntibihera sha ntabwo bihera isezerano ry'Imana niryo rihera rwose hagati ariko igihe kiragera Imana igakomanga ku mitima y'abantu Imana ikababuza gusinzira bati mutekereze iki kintu mutekereze uyu muntu ikajya mu mutima w'uyu mugabo nawe ikawubuza amahoro tukanguka bamubwira kureba cyane ubwo yemeye gufata inshingano zo kurera umwana nanjye nzajya mpigahiga y'inzu ntabwo nzagira kuko urumva rega mugani iyo ugaburiye umwana ugaburiye na nyina none hari undi mwana mfite i Kigali si uyu wenyine ibyo aryaho nanjye nibyo nzajya njyaho ubundi bindi bisigaye rero bisigaye byo nta bikora namena ndizere ko nta bindi bizongera kuza hagati yawe n'Samantha satani natongera kumutera nyine bizaba bimeze neza ariko ntagatere iwanyu yajya gutera hano nanjye ubu sinzi ariko buriya ni igihe cy'Imana kiba kitarajya kuko isaha y'Imana iyo yageze ntabwo ijya irengaho n'isegonda ntekereza ko nyine igihe wenda cyari iki ngiki ntawamenya ntabwo kigomba kugenda burundu ntikizongera no kugaragara dukeneye Samantha n'umugabo we bari mu rukundo muri joteme ngayo nguko rero ndebera iyo shusho y'urukundo ariko bimeze ndebera nyine iyo kupure ndebera iyo kupure nyine mwabaye mu ntambara igihe kinini mwabaye mu ntonganya mu rusaku shake babara imbara ntukansetse pe mbabara nukuri basi tusorezaho we ibyo byo bireke umwana yarishe wari ibyo byo uri kwibeshyera byihorere ceceka biceceka ushobora kujoka nabyo ntawamenya byihorere ibyo byo keza we bishobora kandi turi mu bisubizo ariko n'umugabo ubundi ke wizeye yuko nubwo dusanze umwana rero wizeye ko ahise ahinduka mu mutima keza wakemera ikintu mutabwa n'imbabazi kandi uzatanga imbabazi we beshenze njyewe abafana banjye nibanyemerera yuko ngomba kumubabarira cyangwa se bakambwira ibintu ngomba kubagira ngomba kubanza ku mu bwenge bwawe oya uno mugabo yarambabaje ke ntago napfa kumuha imbabazi nareke manze nyine nitekerezeho mbanze nshimira Imana mu mutima wanjye nshimira n'iki gitangaza kibaye ubundi ibindi rwose ni nyuma ubu nawe ndumva njagaraye mu mutwe ahubwo reka nawe njye gutekera umwana n'ibyishimo byashagara oya sinzi impamvu ndi kumva njagaraye pe ni ukuri yijagarara naho izo yawurute ze nazibike neza zicyure nawe ajye kuzinywa akayawurute ntekereza ko nta muntu kananira nakubwire nta mugabo umwe yawurute yawurute z'aka kanya tukiva gupimisha deni ngaguze ngo yawurute yawurute z'umwana uzishyura nazicyure nawe waziguze niba ufite n'izindi ntabwo zibora oya ndazimugurira nta kibazo ndazimugura pe ahavuye 200 ntago hari bubure yawurute ya 100 ngahe nawe impamvu arayizi mu mutima nanjye rasuzuguye ariko ndebera ngo usuzugaye nkuko wansuzuguye agaye yuko ndanye dutoya bashaka ibinini oya nyine wari uzizanye kugira ngo mpite ngura imbabazi bashaka ibinini byo gukoresha iki ngo ubingurire bigura umwana ndebera rwose wagira ngo uvuga ati nintuza nahita mpa n'imbabazi cyangwa uko dutoya impamvu nuko ntabwo ari ikibazo nta mpano ziwe nyine ngiye nkeneye amafaranga 400 top nkayabona arambitse imbere yanjye ntacyo ntabwo mbura umwana nzira namubura ngo iki ntabwo mbura umwana nziha
nabwo urundi mwana uziha ahubwo nushaka umbwe nawe baziguze nyagusubize wenda kugira ngo wumve utuje nyine bahavuye ibumbi nyine weretse ke hano havuye ibumbi 400 urabona haburi ibiceri 600 reka twitahire dore burije ndabona umwana wanjye are oye nawe si umwibebeza afite atajyaga mushegera cyura hahi yagenze bi bamenya amakuru ko hahi koko sama nagira ngo umbwire oya nuzi turi kugana ku musozi yego gira ikintu ubwire umugabo wawe icyo namubwira nuko agatinze kazaza aramenye haruguru agatinze kazaza namenye haruguru hanyuma urawusobanura ikindi cya kabiri ntabwo ndasoza icya kabiri ukuri guca mu ziko ntabwo gushya uyu mugabo namubwiye icuro nyinshi umwaka n'amezi 6 birashize mubwira yuko umwana ari we yanga kunyumva kuva nwite mbimubwira kugeza mbyaye umwana akaba agiye kuzuza umwaka ubwo rero n'ikindi gihe n'undi muntu bazakundana n'undi mugore bazabana mu buzima bwe azirinde ikintu bita ikisi kutizera kuko yanze kunyizera yaza kunyizera ntago byakaba byarageze kuri urwego ngo duserere tugire ute tujye kwiteza abantu nje gusaba inkunga nirwe ndira kuri za kamera nambaye umusazi hejuru y'ibintu twagakemuye nge nawe turi babiri gusa ndizera neza yuko nawe wiboneye yuko njewe nsenga nubwo wageze ukavuga ngo naguciye inyuma ngo nagize ute ndizera yuko ubonye ko nsenga by'ukuri gusa n'ikindi gihe n'undi muzabana mbifurije amahirwe masa ariko mereza umwana mereza kandi yabibonye ndetse ndarinda gusobanura iki bisobanura ibyo wabonye usitari n'umwana atari ubwa mbere umutereye mu buzima bwawe ra si ubwa mbere umutereye kuva namubyara muri comment ngiye mumfasha rwose nde kubyumva agatinze kereka twitahire bungu ino sheri nago yabimenya se sha nago yabimenya sha azabimenya azabiganira n'abagabo bagenzi be bazabimubwira yizire buburi akosha mana turamubwira ikira ikintu bamubwira kuko n'icyawe ntacyo namubwira cyo mubwiye nuko natsinzwe naka kanya twicaranye aha ngaho ndi umuntu w'umugabo kuba nanjye bashe kwicara nta kintu nagira ko gatano kunyankana nyine rega byose ubona kishi na kishi hauze umwana w'umuntu kuko acumwa mu cyane agatinya avuga mu Nyaruguru hauze umwana w'umuntu ukuri none barakoze kutanyizera ariko yuko nizeraga byagaragaye umuntu munahinduka umuntu mugari ushaka umugore mu kabana uzabuze neza ko umuntu ari umuntu ngo none se mubyumva se nushaka umugore rero iki kintu uzakikura kandi wumva bamaze kujya gisetinze kubana n'umuntu mu nzu ari umugore wawe uri umugabo we ujye kuvuga ngo umuntu n'umuntu reka umugore mwana mu nzu nk'umugabo cyangwa n'urugero umugore mwana cyangwa nawe nazamwizera nyine kandi wamwizera ko mwabaye umuntu umwe ariko uwo mwaryamanye ukamutera inda uwe ntago yaba umwizerwa uretse uwo mubana mu nzu ariko ibaze kuryamana n'umuntu akagutenda n'umwizere ukajya kwizera uwo mubanye utaranamutera n'iyo nda tazi niba nanabyara ariko we abagabo we cyakora umva iki gihugu gifite abagabo nkawe 10 shaka cyaragendesheje kandi wavuze ko ugiye gushora ndetse n'uzashaka umugore uzaba wose utagira umugore nigiye cyabyo n'ikirenze zashaka umugore are we uzamushaka nyine ego ko mana yanjye ubuze nakonya gutekereza ibyo bintu by'abagabo njewe ahubwo nje munshakira ahantu hari amasera mbe ntangira kubiyungaho sheri iki nicyo gishoro yizera sha gishoro mva imana yaramumpaye dare umugabo wanjye sha uyu wazashaka mwifurije no kuzahirwa nawe njewe ubwo niba hari icyo uno mugabo atanyeretse cyaba naba ngiye gushaka ahandi nanjye naba mfite ikibazo cyo kutumva dukurikiye rero twari turi kuganira na Samantha n'ukuri cya cyifuzo twashyize imbere y'Imana cya cyifuzo twasengeye ndetse nawe mwasengeye cyakemutse byatunganye ariko turasaba Imana ko byakomeza gutya turasaba Imana ko nta zindi mbogamizi zaza ahubwo haza umunezero hakaza ibyishimo hagati yabo nabo bakagira umuryango uhamenye bakagira umuryango umwana agakura abona papa we abona na mama kuko amezi 10 ni menshi umwana atabona papa
umwana amezi 10 umwana atangiye kwiga kuvuga, byibura umwana atangire kuvuga papa amubona. Iyo umwana atabona umubyeyi ntago amumenya kumuvuga. Reka twizere ko bizagenda neza, kandi bizagenda neza kubera ko namwe mwabigizemo uruhare. Reka mbashimire mwese mudukurikirana, inama zanyu muri comment turazibona. Ndabashimira cyane mukomerezaho kureba Keza TV show. Hari ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye tuzakomeza tubamenyeshe. Ikindi amafaranga kabyara, amafaranga ni menshi. Ejo nzaguhamagara nkubaze, uzampamagare niba amafaranga yatanzwe, ibindi tuzabikurikirana ubundi. Ciao ciao.